Imana mu mutima ntago narinzi kuzaba umuntu w'umugabo nk'uko haraho naguye mu ntoki uranshika nuko ndatekereza ngo mana mureke nangangirene ariko nkumva ndigwatwa ningutoragura ndagutoragura jiriye ndavuga ngo mana reka fata umwana wanje yenda dupfane ntagari wowe reka nkubwire mama ndagukunda cyane nibagiye no kugushimira ko wambaye neza. Haleluya. Nibagiye kukubwira ngo wambaye neza kandi ndagukunda cyane kubera ko warwaniriye intambara kugira ngo mbe ndiyo muri icyo gihe urumva ko nari ngucitse byari ngombwa ko mitanipfira cyangwa se ko nta nk'abandi babyeyi ariko kuba waranzigana ukabati uko biri kose singomba kumusiga izo nishimwe cyemeye Imana kandi nawe ndabigushimiye ikiruta ibyo byose kubera ko warwaniriye intambara ukanga kunta nk'abandi babyeyi ubwo bari kubata Imana ningira neza nzakwambika ibirenze uko wambaye. Haleluya. Yes, turabasoje cyane amahoro y'Imana abane namwe. Bana kugushimira ngo wahisemo neza wakaze subscribe share na comment kuri Hinduka Official. Amahoro y'Imana abane nawe. Kandi umwuka w'Imana ntukabure kubyawe nawe warabikoze. Imana y'amahoro iguha umugisha. Kandi wewe wakoze subscribe ndagushimiye nawe utarabikora gushishikarize kubikora kugira ngo udushigikire dukomeze twagura ubwami bw'Imana kandi Imana izatugirira neza. Nziko Imana izabiguhembera ndabizi ko iyicano ari y'umugisha iyicano ijya yagura abantu benshi igigarura ibyiringiro twabuze ibyiringiro ikadukomeza turi mu buzima bwo kwiheba mbese ikongera ikaturema aho twari tubona ko byarangiye ikongera ikatwereka ko aho byarangiye eri Imana itangirira yongera kurema ubuzima bwacu bwari bwara. Rero iyi cano nawe ntukikwe kuyishigikira cyangwa se kuyisharinga na bene data bose. Nzi neza ko Imana izabana natwe nituba kumwe nayo ntago izaduta. Nasomye ijambo rambwira ngo nituba kumwe nayo izabana natwe ariko nituyita nayo izaduta ariko twebwe ntago izaduta kubera ko turi kumwe nayo. Ngaho komeza dushigikire na comment zirakenewe. Jirene nkunda kwabwira ngo numuntu uhugurika kandi usabana. Yagutembereje yego ntabwo igibeshya yavuze ngo nzagutembereza iragutembereza ntabwo ni karege ariko Imana iratembereza pe. Yego bakunzi ba Concord the TV show kuba nageze hano ni ku bufatanye bwa Hinduka Official ni channel ya Mukeshimana Julienne. Reka ngusabe wowe utarayikanda subscribe nawe ugende uyirebe rwose uyikandeho kuba nageze aha ni ukubera Hinduka Official niyo yaje impetse se ariko niyo yabigize muri hare kugira ngo hagere yabigizemo uruhare ifashijwe n'iyaduhanze. Yego Hinduka Official yarambwiye iti Mana turagushimye Mana tugwaye icyubahiro uri Imana itajibeshya ahubwo uri Imana isezeranya igasohoza. Twicaye aha ngaha waturinze mu rugendo twakoze kuva Musanze kurenga Gakenke Rurindo Nyarugenge Gasabo hose naho twageze twibona aha ngaha mu murenge wa Karenge mu karere ka Rwamagana. Ntabwo twaje mu butembere ahubwo twaje kugira ngo tukuvuge twaje kugira ngo tuganire n'abakozi witoranirije muri iki gihe babandi bavuga ngo Imana ntabwo ivuga ntabwo ari byo ahubwo harabahamya hari Imana ivugiramo abibwira message bakayibwira abantu kandi bigasohora nkuko babitumwe. Nibyo byanzanye rero ndagusabye ngo iki kiganiro uzubane natwe tukubera ibikoresho wivugire kandi abagikurikiye bahabwa umugisha babohoke kubwo babone neza yawe kubw'ibiganiro kubw'amagambo urabutunyujijemo. Bisabye Imana mu izina rya Yesu amen. Yego ndi kumwe nande Mukeshimana Julienne. Senda gokira noneho uranyira nta kibazo. Aya senda gukira pe uyu munsi uranyira kubera ko nta n'ikibi cyanjye usibye ko ya mpano yo guseka iri kwiyongera kubera ibineza mfite byinshi cyane. Bantu mudukurikiye muzi intobo niko bazitara intobo turatuntu twera ku mitobotobo nyine. Yego zirasa cyane ubwo ushatse kuvuga iki? Yego ntacyo abadukurikiye ni abantu bakuru baramenya icyo mvuze. Uko intobo zisa niko n'abantu turi kumwe basa. Ariko Mana yego se cyane njye ubwo ndi kwitegereza rero umubyeyi nawe atwibwiye akira nawe uvuge.
Haleluya. Amen. Amazina yanje ni Ntamfura y'Ishari Immaculée, nkaba ndi mama wa Julienne, Imana umugisha. Amen. Abadafite ishari namvugire ngo amen. Amen. Yenejejwe n'Imana mu mutima kandi nzi neza ko nta nuwangirira ishari. Kuba nicaranye na mama wanje gutya ni by'agaciro gakomeye. Ni ikintu manje nashimira Imana rero. Hari benshi babyifuje ntibyakunda, hari n'ababigerageza ntibikunde, ariko ndashimira Imana ko ngiye yabimpaye. Ntago ari ibindi bintu birenze cyane yampaye, ariko ikintu gikomeye nuko twicaranye twese turi kuvuga Imana. N'abandi benshi barabafite ariko ntago amahirwe bayagirwa nkayo mfite. Niyo mpamvu benshi bari kubona ibineza neza byansaze, amaseka yabaye menshi, nuko twicaranye no turi kuvuga ineza y'Imana no gukomera kw'Imana, kandi tukavuga imbaraga z'Imana twabonye tutumvanya abandi. Haleluya. Turi kuvuga Imana tutumvanya abandi, ahubwo twebwe turi kuvuga Imana twiboneye ubwacu. Kugira ngo amen. Niyo mpamvu nari mvuze ngo udafite ishari. Amen. Birashoboka ko nawe waba umufite ariko atagendera mu nzira nk'izo ugenderamo. Nari nshatse kukubwira ngo ihangane, ariko ngiye wagiriwe amahirwe n'Imana ikantiza uyu munsi, ikamuma turi kuvuga Imana. Na papa mukanya nzamubazanira mu minsi iri imbere, nawe nzamubazanira, nawe avuga ibara Nawagazi. ariko Imana yumve ko nyishimye. Ikindi nshimiye Imana rata yabanye natwe mu nzira zitandukanye, indindira n'abavyeyi natwe twese iraturinda, n'abadukurikiye badukunda nabo ndabashimiye. Imana y'amahoro ibahe umugisha. Umva rero arya mama avuze ngo yitwa Ntamfura y'Ishari Immaculée. Yego. Ejo bundi uri ikiganiro twakoranye n'umuhanuzi witwa Faraziya. Yego. Wowe Julienne niwe ndi kubaza. Uko nibagiye kubabwira ko mfite ababyeyi benshi. Aya ceceka se ibyo by'ababyeyi ninde ubigutumye. Twakoranye ikiganiro none nkumva ari kuvuga ngo agufata nk'imfura yawe nako nk'imfura ye, ati Imana yamuhaye umukobwa w'umuhanuzi nyine bajya bagendana. Yego. Nkumva ngize ishyari. Ariko mana. Umva ishyari rende kugira. Ariko uko biri kose ni umubyeyi wawe mu by'umwuka. Yego. Ntariko ngewe shaka kubona twicaranye n'umubyeyi wawe umbyara bwite, waguhetse wagutwise amezi 9. nirinze kuyavuga niga baravukiye nka 10. Ariko hari n'igihe twaba turi kumubeshera kandi atarambyaye. Ubundi warambyaye. Mana wesha nakugiriye kugise. Iminsi myinshi 9 mu bintu bigoye turi guhunga nka kubyara ndi mu nzu. Ubwo ndi Nyirantambara. Uri mukeshe Mana Julienne, kuko cyari igihe kigoye gikomeye wavutsemo, kuko abandi babyeyi babatindirikirira, twebwe nta kiriri twatinze, ahubwo narakubyaye ndagufata ndakunkomeza urugendo. Ubwo bishatse kuvuga ngo navutse ku mugambi w'Imana. Bishatse kuvuga ngo wunze muri rya jambo mwigisha twigishije, aravanga aho abandi banyuze bagabo, niho twebwe twanyuze tubaho. Aho abandi banyuze bakabyara abana bakabana, njyewe narahanyuze umbyara mu ntambara ndangije ndanakura. Uyu munsi ndi kuvuga Imana. Haleluya. Aho abandi banyuze bakahapfira, Julienne narahanyuze mbaho. Aho ababyeyi babyaye abana bakabata, ngenda narahanyuze ngira gute ubaho. Imana irandinda iturindira mu busa gusa. Nta gikoma byari bimeze, nta sume ko abandi izindi minje bazikikira bakazikarabya. Uwo munsi ntabwo twagukarabije, ahubwo bwakiye dufata urugendo. Sinakubwiye ngo hari ikikiri nasimbutse ndi kunyuramo muri iyi minsi. Bishatse kuvuga ngo ntago bigeze bambebeza nk'uruhinja. Urumva ko mu kuvuka kwa Julienne ntago yigeze akarabwa nk'izindi mpinja, nta nubwo yigeze yambara neza nk'izindi mpinja, kandi yari Nyirantambara. Niyo mpamvu ngo ndakwicara imbere ya kamera. Nyirantambara maze iminsi biratarya. Niyo mpamvu ndakuvuga ngo ikikiri Julienne nasimbutse ntanyuzemo, Imana iri kukinyuza. Niba muri ico gihe ntarasetse, Imana iri kunsetsa, mugira ngo amen. Hanyuma niba udafite ishari ujye uvugira ngo amen. Kubera iki buri muntu wese avuga Imana bitewe naho yamukuye, kandi buri muntu wese atinya inzira bitewe n'ico yahuriyemo nanjye. Hanyuma ngiye ndashimira Imana rero yandinze muri ico gihe, si ico gihe gusa, n'ikindi gihe twanyuze mu bintu bikomeye, n'ikindi gihe twanyuze mu bintu zari kudukura mu mwanya, n'ikindi gihe mama yanyuze mu bindi bintu byatumaga yanjishura mu mugongo akanta nk'abandi babyeyi. Ariko ngenda mushimira nshimira n'Imana yabanye nawe, akaba yandeza akankoza. Ubu se ubundi umukobwa mubi? Oya uri umuntu w'agaciro. Imana yari kuzigamye mu kintu gikomeye cy'agaciro. Kankwibutse ikintu gikomeye Imana yavuze. Yaravuze ngo umuntu uzaba ukomeye. Haleluya.
abanza yacamo bikomeye. Yego. Aleluya. Amen. Niyo mpamvu ikintu cy'ikinyamumaro cyangwa se ikintu cy'agaciro kirageragezwa. Haleluya. Niko kuri. Ibyo bintu murabyumvise we? Yego. Umuntu uzaba ukomeye abanza yacamo bikomeye. Niyo mpamvu Imana yari izi ko nanjye izangirira icyizere ikampa ijambo kugira ngo mbwire ubwoko bw'Imana gukomera kw'Imana. Rangije ncisha muri zo ntambara, yemera ko mvuka sinkarabe nk'izindi mpinda, yemera ko mvuka n'intambara neza nk'izindi mpinda, kubera iki yari izi icyo nzabaco mu minsi iri imbere, ntijye kugurirwa imyenda nk'izindi mpinda, abandi bari kuja kuba shopping. ariko mvuzira ngo amen. Amen. Muri iki gihe turimo umuntu ari kuza kubyara umwana yarateganyije ibihumbi nka 500 byo kwambika umwana, ariko Julienne nge nta n'igihumbi ari cyo mwana arateganyije buri nacu cyavaga n'igikoma ko cyari ngo n'igikoma cyari cyarabuze, ariko turashimira Yesu wari waranteganyirije uyu munsi. Haleluya. Sinzi niba uri kubyumva. Iyo ninjiye mu mateka nkumva ukuntu banzaye n'ukuntu nakoze, dusaho gukunda Imana cyane. Ese wari wabona uruhinja batarita rutarabona n'igikoma? Aha nta gikoma uruhinja rukonkiki. Jiriye uzikora igihe cyageze papa wawe tugatandukana, bikaba ngombwa ko n'imyenda nari mfite nkayisiga ariko nkagenda ngukikiye mu ukagenda ufashe mu ntoki. Imana ishimwe. Urumva ko Imana yanyujije mu bintu bikomeye. Hari igihe nkunda kuvuga ngo Imana irakubebeza cyane, abantu bakibaza ngo Imana yakubebeza gute. Ese nkubwiye ngo muri iyi minsi mpagazemo Imana iri kumbebeza, wabishidikanyaho? Oya. Imana iri kukubwira ngo Imana irabebeza ibyo mama na papa batankoreye, Imana iri kubikora. Mvugira ngo amen. Imyambaro batigeze banyambika muri icyo gihe uyu munsi ndi kuyambara. Imana ishimwe. Amen. Niyo mpamvu nkunda guseka ngira ngo mfite impano yo guseka, kubera ko muri icyo gihe abantu benshi barabarakare. Subwo mwari mufite igihe cyo guseka. Oya ntacyo. Kandi iyo umubyeyi atanezerewe n'umwana ntanezerwa. Ariko ndashimira Imana ko yampaye guseka. Yerenejejwe n'Imana mu mutima. Ntago nari nzi kuzaba umuntu w'umugabo nk'uko. Hari aho naguye mu ntoki uranshika. Nukuri. Ndatekereza ngo Mana mureke nangangirene, ariko nkumva ndigwatwa ningutoragura ndagutoragura Julienne. Ndavuga ngo Mana reka fata umwana wanje yenda dupfane. Ntagari wowe reka nkubwire mama ndagukunda cyane. Nibagiye no kugushimira ko wambaye neza. Haleluya. Nibagiye kukubwira ngo wambaye neza kandi ndagukunda cyane kubera ko warwaniriye intambara kugira ngo mbe ndiyo. Muri icyo gihe urumva ko nari ngucitse, byari ngombwa ko mitanipfira cyangwa se kunta nk'abandi babyeyi, ariko kuba waranzigame ukabati uko biri kose singomba kumusiga, izo nishimwe cyemeye Imana kandi nawe ndabigushimiye. Ikiruta ibyo byose kubera ko warwaniriye intambara ukanga kunta nk'abandi babyeyi ubwo bari kubata, Imana ningira neza nzakwambika ibirenze uko wambaye. Haleluya. Amen. Bajya nkwibutse. Julienne, uzi cyatumye numva nanagupfira nuko data yarafite ibanga yahishe muri wowe. Ntabwo nari nzi Haleluya. Imana ntabwo nari nzi icyo uzabaco, ntabwo nari nzi ibanga Yesu yahishe muri wowe. Imana ishimwe. Haleluya. Ntabwo nari nzi ko mfite umuntu ukomeye nkawe. Nukuri. Muri byaravuze ngo icyo uzabaco muragendana. Iyo uza kumenya icyo nari kuzabaco birashoboka ko wari kunta cyangwa se ntunte, ariko kubera ko Kristo yari yarabitse ibanga muri njye aziko nza. Haleluya. Iravuga ngo uyu muntu reka mutise mu bintu bikomeye, ntagaburirwe nk'izindi mpinja, ntiyambikwe nk'izindi mpinja, ariko muri uyu mwaka w'iki gihe duhagazemo azaba ari gukomeza imitima inaniwe, azaba ari guhumuriza abari bakomeye, azaba ari gukomeza abari bacitse intege, azaba ari kwihanganisha abari mu bibazo bitandukanye. Icyo ni Imana cyatumye nzigama. Amen. Umva nyirantambara. Nyirantambara. Iyo mikoro ngiye kuba nyikwatse nyihe mama. Mama afata iyo mikoro ndamuzi. Ndamuzi ntabwo yayirekura. Ngaho rero nyibwirira. Ubu mubyaye muri iyo ntambara. Mbambyaye muri iyo ntambara. Ubu rwanye nawe. Ndwana nawe Julienne. Ubona arakuze. Mbona arakuze Julienne. Tuganira barambwiye ngo atangiye guhanura ngo afite imyaka 7. Koko nibyo? Oya nibyo. Nibyo imyaka 7 Julienne niyo yatangiye guhanura. Wado mwana umutize telefone nta kibazo. Yimukurira mo pe yigendera cye hari. Imyaka 7 atangira kuyobora abana ba mu gitondo kware de dimanche. Yego. Julienne yari afite imyaka 6. Yego. Ubwo rero akurira muri ubwo buzima. Twatangiye kugenda na Julienne afite imyaka ari mutoya cyane. Naje gusenga akambwira ati mama ntago uri bunsike. Yego.
akagenda nanjye ngavuja mbwira Imana ngavuga ngo Mana icampa Imana yanje kabiri izaba Imana y'umwana wawe. Amen. Ndashimira Yesu ko namusabye akamwumva kandi ndashimira Imana yo mwijuru ko nagiye nyisaba ibyo nyisabye kaba yarabikoze Julienne ubu n'umuhanuzi. Amen. Muri iyo myaka 7 ntago yigeze ateshukwa yakomeje kuririmba agera mu rwego aba mukuru umwangavu. Julienne akunda gusenga ndabyibutse ko hari n'umunsi twamurajije hanze avuye mu butayu turi hano 2012 hari mu kwezi kwa kabiri mwamuraje hanze si twamurajije hanze ari igihano yagiye guhanura ariko niyambwira ko yagiye mu ivugabutumwa. Yego aje rero nk'ababyeyi ndavuga uyu mwana wabona agiye kwihindura icigenge ariko ntabwo nari nzi ko yagiye gusenga no kumbi yari yagiye gusenga ku musozi w'Ikabuga. aje niyanansobanurira ariko Imana irambwira ngo humura ntago umwana wawe ari ikirara. Yego nukuri Julienne Imana igumugisha ikizaba imbuto ntago kirumba Imana igumugisha. Julienne iratangira muri ubwo buryo ndacashima Imana ko nabugingo n'ubu Julienne akiri umuhanuzi. Nge ndikwibanda cyane kw'iyo myaka kuko yarabimbwiye ari ijambo nakubwiye ngo turi kuganira nakeshi yo uhanuriye n'umuntu musanzwe muziranye hayo vuga uko biri kose namaranga mutima nyine ntiyambwira ibibi sibyo none nanjye Julienne turamenyeranye dukunda gutera ibyitwa brage tukisekera none yarambwiye ngo atangiye guhanura ku myaka 7 naga niwabona kanyobetse baka ndabaga nawe njyewe ngira akaguru nziyizira ngo baze rero nibyo Julienne nibyo kandi koko nibyo hari naho yampanuriraga nanje nkamuhanurira kandi nabugingo n'ubu niko gahose n'ubu mwahanurana mutukare usuragira ngo turavirama ntago byashoboka wapi nose nyenda tahiraho koko ya ntago biri buvirema uzigigendanye n'umunyamugisha nawe ubu umunyamugisha uzigicuku naraye niba barari igicuku uzigicuku nabyutse nkava Musanze nje gukureba ubwo ndagenda gusa twaba turabahanuzi ntago byashoboka. Imana nibikora turabikora kandi barambwira ngo ntago tukiri abacu ngo twiyo gushaka kukwaka mikoro umucungi ntago arayinyaga ayikunda kuba ashaka oya ntabwo arayinyaga ashaka kuyiba ejo bundi twakoze isabukuru rwose y'imyaka yari yujuje hari kure turavuga tuti eka tuze noneho tukurebe tunamubwiye yuko tukwibutsa yuko yujuje ya myaka si ngombwa kuyivuga yego kazonda abantu ko bamenye igihe wavukiye mbe nyira ntambara ajyaga ntibayimenye icyo gihe saruje 32 none se ugira ngo ugire ngo sinari kurya none se mama Julienne yurebye ibitangaza Imana iri gukoresha Julienne sibyo nge ndi umugabo wo kubihamya navango tumaranye umwaka tugendana mu rugendo rw'ivugabutumwa pe yego sinzi nyangira ukuri kwinshi mujye munyihanganira ntabwo ari umuntu uba uri kubipapira uri kugira uti ntabwo nakwemera igicuku nabyutse saa 10 kugira ngo saa 4 twe tugeze hano kandi mvuye Musanze yego gutegura ko tuza rero iyo biza kuba nzi ko ari wa muntu nyine ubirimo nabi ntabwo nayikwemera no kugendana nawe ariko namusanze Kigali tuba turaje niki kuko anziho ikintu cyo kubahiriza isaha cyane kabisa. Haleluya. Wowe nk'umubyeyi twarebye tubona nyine kambyite nk'abavandimwe be none we nk'umubyeyi yubibonye ukibuka n'ukuntu wamubyaye mu bihe bigoranye n'ubundi buzima yaciyemo tudashatse kuvuga umva Imana wayiheka nayibona saho narayibuze mba nayiheka ariko gusika ambwira ngo humura aho utari ndahakubereye ntabwo Julienne azigera bivanga. Amen. Haleluya. Amen. Oya nukuri kandi nanje ndabyizeye teka ryose murambivuga nkavuga ngo Mana nukuri uzandindira umwana kubivanga. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Nukuri pe izamurinde kubivanga nk'abandi bahanuzi b'iki gihe bamwirengera ndamu bavuga ngo tutavuze ngitavuze n'ibyashoboka ruriya rugo nitwarwinjiramo arabizi kagakiza kacari iki ari umwimerere arabizi kagakiza twagahawe tubabaye ni umwimerere ntabwo tukava ntabwo
ntabwo tubivanga, nta gipindi dutera, tuvuga Imana iturimo. Nukuri. Haleluya. Amen. Kandi tukavuga Imana y'ukuri, tutumvanya abandi, ahubwo iyo twiboneye imirimo, Ubwacu. tukabona ukuboko kwayo, tukabona ineza yayo, niyo niyo tuvuga. Haleluya. Na bugingo n'ubu ni ukuri, n'abantu barabizi yuko iyo bivanze tutagendana. Yego. Nanjye ubwo nuko nkuzwe. Imana ishimwe. Julienne, ni ukuri ndacagufitiye icyizere. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Mumpera mikoro ndebe ko amahoro yaboneka da. Jire ukumva umeze ute? Genda kumva nejejwe n'Imana mu mutima. Muri mbye yaravuze ngo nuko ntayishobora numva nayiheka. Yego. Ariko kuyiheka kose nuko dukomeza bari bananiwe. Iyo ukomeza umuntu wari unaniwe ubu yihetse. Yego. Iyo uhumurije umuntu wari ucogoye ubu yihetse. Bishatse kuva ntago Imana tuzayiheka turi kumwe gucyara yivu nkuko nicaranye na ba. Ahubwo Imana tuzayiheka nugaburira umuntu wari ushonje. Imana uzayibona yakoze imirimo itandukanye ku buzima bwawe. Ngenejejwe n'Imana mu mutima. Haleluya. Nejejwe n'Imana mu mutima. Ndibuka nari kumwe na mama iramubwira ngo mu bana bawe hazavamo abantu bakomeye. Iranamubwira ngo bamwe izabagira abavuga butumwa. Iramubwira ngo abenshi bazaja mu mahanga atandukanye. Ariko ntago ndi kubesha ngo turicaranye. Ariko ndashimira Imana ko dufite ikimenyetso kirenze kimwe. Kandi nawe yagiye anabimpanurira. N'uyu munsi nicaranye isezerano yampanuriye ko nzajya mu bihugu byo hanze bitandukanye. No mu bantu bamanuriye ikinyabiziga cy'imodoka nawe arimo. Amen. Kandi ngewe mfite icyizere. Muravuga ngo confidence niyo yambere ku buzima bw'iyisi. Iyo ufite confidence n'ibindi biremera. Ndagira ngo nkubwire ngo ku bintu Imana yavuganye natwe ikimenyetso kimwe kirahari. Haleluya. Ongera haleluya. Amen. Ku bintu byose Imana yadusezeranije icyo gihe turi kumwe n'ibyo yavuga gudahari. Uyu munsi Imana iri mu kazi. Ndibuka ko mu bantu bamanuriye bwa mbere ko Imana izangeza mu bihugu bitandukanye ni mama. Ariko ndashimira Imana ko ikimenyetso twakibonye igatanga pasiporo mu buryo bushoboka. Subizi ko yabonetse. Dufite ibimenyetso birenze kimwe kizatugirira neza. Itange na visa. Kubona visa gucanga umujyane. Ntabwo wemerera umuntu inka umuhihene. Oya. Cyangwa umusezeranye imodoka nyuma umuhigare. Oya. Ibyo bikorwa n'abana b'abantu batagira ubuntu. Kandi wowe Mana yanjye wuzuye ubuntu. Ntabwo usezeranye umuntu kumutuzi Kigali. Ngo nyuma bikuyobera umujya ni Nyamagabe. Kandi ntiwamusezeranya kujya muri Amerika. Ngo kubona visa bigucanga umujyani Burundi shimwa. Ntabwo ujya ubeshya Mana, ntabwo ujya ubeshya. Iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujya ubeshya. Haleluya. None se Jige, iyo ndirimbo nahimbye ndi kumva ari amasezerano yawe ubwo urangije. Nanjye na amasezerano yanjye indirimbo ndanayikunda cyane. Kubera ko hari igihe nibuka ibintu Imana yansezeranyije byinshi gitamva nti indirimbo nanjye mfasheho. Niyo mpamvu ntazayemukirana nayikunda cyane. Birashoboka kudukurikiye kabata n'ubwa mbere mvishe zuriye ni indirimbo yiririmbye icyangombwa nuko nyikunda. Amen. Ariko ngiye kuzahimba indi. Yego. Ibyo Imana yambwiye undi yo nayihimbye hari kimwe cyari gisohoye. Urumva nk'icyo gitero cya mbere. Imana yari imaze iminsi mbwira inka mbona umuntu arayimpaye. Numva inganzi iraje ngo ntagusezeranye umuntu inka umuhihene. Oya. Cyangwa umusezeranye imodoka nyuma umuhigare. Imana kitani imodoka na Imana ibirayiguhaye. Haleluya. None nanjye mise nibuke ko yavuze ngo izangeza mu bihugu byo hanze irangije ikimenyetso ima pasiporo ima n'inshuti nziza ariko Mana nyiribihe nuko ntayishobora numva nayiheka ariko haraho ndi buyiheke. Amen. Mvuzira ngo amen. Nkunda kuvuga ngo Imana nikubwira ikintu uzayibwire guhe n'ikimenyetso cyane. Muri minsi Imana iri gutemera ko korana kuvuga ngo nzagaruka ejo. Iri guhingira agenderanye na kuvuga ngo nzagaruka gusanze. Nibikubwiye ngira gutabaye niragutabaye. Nibikubwiye ngo urariye niko kurariye. Nubwo abantu bagutega iminsi bakavati nubwo ababyaye ntazashobora kubarera. Hari kuri Imana igibigenza rata. Igahigika ibyari bibangamye. Igakinzira aho zitari ziri. Ukabarera hari abatabyemera. Ukababyara hari abatabyemera. Kubera ko hari ibyo Imana imaze guhigika. Vugira ngo amen.
Bajiriye yego uyu munsi shaho amen abakunzi bacu nshaka ngo tubabipe mana we uyu ni surprise tuvuga ngo tubabipe urumva kubabipe kuri tuganiro tugufi abongera badukumva Nubangu ubu tugiye gusoza yego ubu tugiye gusoza ugiye gutanga nimero yawe ya telefone nk'umuhanuzi wifitiye icyizere uzaba akeneye kumuhanurira azaguhamagara na mama nawe ni umuhanuzi nawe atange nimero nawe wifitiye icyizere noneho yego nta soni mfite uretse izi byaha byanjye nzajya nirata gusa uwo musaraba nta soni mfite uretse izi byaha byanjye nzajya nirata gusa uwo musaraba hirya y'umusaraba nzaguma iteka naho naburi byanjye mbibonamo inyungu ndatangaye mukiza zinarukwiriye kungirira iryo bambe nje waguhemu ndatangaye mukiza sinari nkwiriye kungirira iryo bambe nje waguhemuye kuri uwo musaraba mbona yunkorera n'umunwa w'ikuzimu waka nk'umuriro nyamara imbere yawo hari umusaraba uteze nk'amaboko mu rugendo rwayo nyamara imbere yawo hari umusaraba uteze nk'amaboko mu rugendo rwayo. Haleluya, amen. nta soni mfite uretse iz'ibyaha byanjye. Rangije aravuga ngo hirya y'umusaraba mbona yunkorera. Rangije aratubwira ngo nta soni mfite uretse iz'ibyaha byanjye. Tubwira ngo nzajya nirata gusa uwo musaraba mvugira ngo amen. Hirya y'umusaraba mfite y'umuntu mvugira. Hirya y'umusaraba ufite y'umuntu kuvugira. Hirya y'umusaraba ufite y'uwakurenganura. Hirya y'umusaraba hari uwaguha kubyara tasiyene tayasire. Hirya y'umusaraba hari uwaguha kubaka bigakunda. Hirya y'umusaraba hari uwaguha kwambara ukaberwa. Hirya y'umusaraba hari uwaguha ijambo hari waraburiye ijambo. Tayasisiene tayasire zogredo sase tayabini konta jevedo sase. Hirya y'umusaraba hari uwaguha kurya bitari bishoboka. Hirya y'umusaraba hari uwaguha agaciro ntako wari ufite. Hitasisiene taya. Hirya y'umusaraba hari uwaguha gucya ku maso kandi wari wijimye mvugira ngo amen. Hirya y'umusaraba mfite y'umuntu mvugira. Hirya y'umusaraba nzaguma yiteka nubwo ibyagwa n'amakuba byaza icyo tuzi nuko tuzaguma hirya y'umusaraba. Nubwo intambara zaboneka tuzaguma hirya y'umusaraba. Nubwo ibusonji bwaza tuzaguma hirya y'umusaraba. Nubwo twaburara tuzaguma hirya y'umusaraba. Twambaye ubusa hatasiene taya tuzaguma hirya y'umusaraba. Nubwo waba kabarore ku musozi ariko hari icyo yavuganye nawe uzagume tasisiene taya sire zogredo sase. Nubwo wakwambara ubusa, nubwo bagufataho ijambo, nubwo wahura n'ibikugusha ariko wibitseho nzayimana uzagume hirya y'umusaraba. Kuko hari umuntu uzakuvuganira, hari umuntu uzagutoragura bagutaye, hari umuntu uzaguha agaciro wabuze agaciro. Hatasisiene taya sire hirya y'umusaraba mbona yunkoreka. Haleluya.
bivuze ngo hirya y'umusaraba tuzakizwa mu ntambara, dukizwa mu munezero, dukizwa ahagaragara n'ahatagaragara. Mvugira ngo amen. Uko niko kuguma hirya y'umusaraba. Mvugira ngo amen cyane, haleluya. Hirya y'umusaraba hariho kwambara bigakunda rata. Hirya y'umusaraba hariho gushaka bikemera, bari bazi kutashaka. Hirya y'umusaraba hariho guheka bikemera, bari bazi kutazabyara. Tasi eneta yasire. Hirya y'umusaraba hariho icyubahiro, hirya y'umusaraba hari ukuva mu ikode nawe ukaba nyiri ibyondo cyangwa ukitwa nyiri mazu, kubera ko wagumye hirya y'iki y'umusaraba. Mvugira ngo amen. Hirya y'umusaraba hari ibintu byinshi kandi bifatika. Imana itugirire neza. Hirya y'umusaraba homora inguma zari zarakomeye. Hirya y'umusaraba hakiza uburwayi twari twaraburiye imiti. Nibyo dogiteri akaboneka, muganga akaza. Imana ishimwe. Hirya y'umusaraba hariho kubona deresi. Haleluya. Hirya y'umusaraba mbona yumworera ngo wakaye umuriro. Amen. Ngo kandi n'umunwa w'ikuzimu, ngo kandi nta soni mfite uretse iz'ibyaha byanjye, ngo njyewe nzaje nirata uwo musaraba gusa. Haleluya. Amen. Ku musaraba niho twaboneye ijambo, ku musaraba niho twaboneye agaciro, ku musaraba niho twaboneye amahoro tugubwa neza, ku musaraba niho twaboneye ijambo riruta ayandi magambo, kuko ayandi yose ni amagambo, ariko ijambo ijambo rifite agaciro. Haleluya. Haleluya. Muririmbyi yuzuye umwuka Juliye aririmba igihimbano aravuga ngo kunda gusenga ibindi n'amagambo, maze wirebere ibyiza byo gusenga. Iyo Uwiteka yahinduye amateka, abantu nabo bahindura amagambo. Kunda gusenga ibindi n'amagambo, maze wirebere ibyiza byo gusenga. Iyo Uwiteka yahinduye amateka, abantu nabo bahindura amagambo. Haleluya. Mana ishimwe. Ibi byose biva mu gusenga. Iyo tudasenga twari gusengera. Turashimira Kristo ko tutasengera, ko yambatuye. Haleluya. Mana ishimwe. Haleluya. Amina. Haleluya. Mando Jésus evekire de santa. Amina sante. Oui, tasiene taya sire zogre. Sene bosire ni niwe dosai. Haleluya. Taya sire. Oh oui, Jésus. Nibyo papa. Taya sene bosire ni niwe dosai. Warakoze Kristo ko wadukijije umwako. Amen. Sina cyawe nirishimwe nirihimbazwe. Iyo wahinduye amateka biramenyekana. Iyo wahinduye amateka n'abandi bahindura amagambo. Mvugira ngo amen. Aho tuye Imana nihindura amateka. Hari bizibwiriza ku buzima bwawe. Mu nzira ugenda Imana nihindura amateka. Hari ibyizahigika mu Rwanda. Iyo Uwiteka yahinduye amateka biragaragara. Mvugira ngo amen. Niyo mpamvu atasi enetayasi tuzaguma hirya y'umusaraba, kubera ko hari ubwihisho umugabo washatse ataguha. Niyo mpamvu tuzaguma hirya y'umusaraba. Hari ubwihisho umubyeyi wakubyaye ataguha, ariko yakubwiye ngo nzakugirira neza, niko kizakugirira neza. Nimba yarakubwiye ngo uzajya, niko kuzambara. Mvugira ngo amen. Nimba yarakubwiye ngo uzabyara, uzaheka. Mvugira ngo amen. Hari ababyemera, hari n'abatabyemera. Icupfa nuko wavuganye n'iki n'Imana. Mvugira ngo amen. Ngo Moridekayi na Esiteri, umunsi Esiteri yari yahindutse umugore w'umwamikazi, bari baboneka bidashoboka. Noneho rero igihe Hamani yari yagambaniye Abayuda, ngo Moridekayi atumaho Esiteri aramubwira ngo icyatumye Imana ikugirira icyizere ikakugira umugore w'umwami, kwari ukugira ngo ugire umumaro mu gihe gisa n'iki. Ariko haciye umwami, Moridekayi arongera amutuma aramubwira ngo umva Esiteri, reka nkuririmbire. Haleluya. Ngo Moridekayi yabwiye Esiteri, genda utuvuganire ku mwami, kandi nawe watwicecekera, nakizabuza Abayuda gutabarwa. Naho bacece. Haleluya. Naho batatuvuganira, naho batakurenganura.
taya hari turenganura haleluya Imana ishimwe nta kizabuza abayuda gutabarwa Imana ishimwe amen haleluya naho abafite amafaranga baceceka yego naho abafite amasambu baceceka naho imiryango yakizabuza abayuda kugira gute gutabarwa mvugira ngo amen haleluya haleluya Imana ishimwe ni kumva twakwigumira muri uyu mwanya ariko nyira amasaha ari kwanga amen ibiganiro byacu nakagaruka amen tujya gutanga nimero rate shaka ko tuzagufatanya ni karibu shaka ko tuganira ni karibu ndakwabwira ngo Julienne ni umuntu usanzwe uhugurika amen na Julienne nawe nuko nguko amen ubushize narababwiye ngo njyewe agakiza ntago kangoye bisanzwe narabwiye ngo narakonze nikavukire muzira ngo amen ntago ari bya bindi byo gushakisha ngo urafati numwimerere ni original nimero ya Julienne ni 07 24 55 19 karindwi kanyisubiramo ni 07 24 55 19 karindwi hanyuma nawe tubwire yawe nimero ya Immaculée 07 40 84 509 07 40 509 Imana y'amahoro ibaha umugisha ni karibu no dusengera Imana dusenga Imana tumaze kumenya neza ngo naho bakwicecekera nta kizabuza abayuda kugira gutabarwa Mana data wa twese uri mu ijuru turagushimiye kuri Imana yacu tugushimiye urukundo wadukunze tugushimiye imbabazi zawe twagiye tubona mu minsi yose itandukanye Mana watugiriye neza uraduhamagara waratwiyeretse uduha agakiza bidakwiye uraduhamagara utugirira neza ubuntu bwawe buradusaga izina ryawe nirihimbazwe Julienne aragushimiye nanjye ndagushimiye mwene data aragushimiye kuko imirimo wakoze n'ibitangaza gusa izina ryawe nirishimwe dushubije amaso inyuma tukibuka kavukire barabo kugirirwa umujinya nk'abandi bose ariko ushimwe kutadutanze haleluya ushimwe ko waduhinduye bazima tukazukana nawe uyu munsi tukaba turi mu bikari byawe izina ryawe nirihimbazwe turagushimiye ko agaciro gafite turagushimiye Mana yo mu ijuru Uwiteka Imana nyiringabo ufite ibintu bikomeye abantu batagira uje uhindura amateka y'umuntu agahinduka turagushimiye ko waduhinduriye amateka haleluya Mana ishimwe turagushimiye ubuntu bwawe byo wakoze kandi tugushimiye nibyo witeguye gukora nibyinshi nibyo kunezeza kandi Kristo tukuragije bene data badukurikiye kuva dutangiye kugeza dushoje nibatuze Morodekayi ntabwo yiringiye Esiteri ahubwo yamutumye aramubwira ngo naho wakwicecekera mu gihe gisa n'iki nta kizabuza abayuda gutabarwa Mana nyemerera bene data bashigikire abababaye abaruhijwe umuntu wese ku kibazo afite mu mwanya ahagazemo nyemerera abantu bawe Uwiteka ubaha imbaraga zo gukomera kandi umwuka wera nagendagure ku bantu bawe urakoze Uwiteka Imana nyiringabo utugiriye neza n'ubanye natwe tugeze dushoje ni mu izina rya Yesu.